njya mbikubwira gihe mani Papa Soso. karame madamu wanjye mwiza reka ibyo ntabwo bishoboka Ubu ni batwibye. yo batwibye madamu wanjye mwiza niko mama Soso kuri nakubwiye ngo ujye undebera urugo rwanjye none byagenze biti Nanjye ntabwo nzi ko bakinze. ye baba we narizanye imfunguzo ngo dukingure none byarangiye ubu se ya mafaranga yacu ntabwo bayajyanye ngo ino turebe yo bayajyanye madamu wanjye ubuse turabigeza gute cyakora hano mfite nimero za mudugudu reka nze muhamagare nibura mubwire ko yadutabara ubu turabigenza dute turabaho dute uyu mudugudu uko mbona harimo ibisambo byinshi turabigenza dute madamu ubu turabaho iwe reka muhamagare mudugudu hakiri kare Ubundi bari gushaka nk'abana na yaranyanyaga gufungura nimero ya mudugudu kidacamo bimeze bite Papa Soso hamagara wumve kiracu. ubu ntago azi ikibazo nahuye nacyo kuko nk'ubu buyobozi bwacu bwajya butwitaho rwose bukegera n'abaturage bimeze biti noneho nyemerera twirukanke bya nyabyo tugere kwa mudugudu tumubwire ibibazo twahuye nabyo kumuza bintu byageze muraho mudugudu muraho neza abafura batwibye babibikize none mwakabyara nabyo ndabirambiwe ngira abana batinzererezi ngira abana batiga ngira irondo byose baba we ubu ndabigeze ariko ubu dufite ibibazo rwose ya mafaranga yose njyewe nitwa Papa Soso wowe witwa Nanjye nitwa Mama Soso. okay noneho reka mbabwire cyo cyongeye kugikurikirana byanga byakunda naje ndakoresha polisi ngifite na mutekano mfite ubundi dukore operation turebe abantu bashaka ko babibye ariko birashoboka yuko baturutse mu yindi midugudu ariko rero muri mudugudu reka mbahe icyizere ko ibintu byanyu bizagana vuba se murabyizeye se none se cyaje ko nakubwiye ikibazo uranyizeye oya humura tujye kubikemura nimuhumure rwose abaturage baje muraba mukoze ariko mugiye kuba rwose umuntu aba ari hakurikirana humura rwose muraba mungiriye nubwo naringiye ku munama ku kagari ndaje mpite byinjiramo bikurikirane uri kumva umunsi turi kuwa kane mugire vuba rwose mutwiteho rwose kuwa gatandatu nzabaha igisubizo kizima buriya uzi ibintu byabaye kagere ibi wa mugabo bita Papa Soso nibye burundu bamazeho gaje kurekura by'umudugudu nenge n'umunama y'akarere ariko mise mbisubika kugira ngo mbaze muri iki kibazo kiwe kandi uje wundi uzi ko twafashe umuntu bamugaramitse ndabyibuka kuri rya shyamba ubuse tukora iki ubundi icyo turi gukora byancanze ubu ngubu sinzi ko irapfa kundi buyitanga nanjye narindi nyine mu tuntu tw'udusiporo ako kuba duhuriye hano turi kugira ngo dukore twese nk'abaturage duhuriye hamwe ubundi dushake umuti wa biriya bibazo hakenewe inama ariko njye mbere y'inama reka nkubwire so ubizi ko dukora njye nawe tuzabihigira kandi tuzabafata ngabimbwire rero dutangiye reka kwa kazi tuzagafata tuhite tubijyana kwa kundi ntabwo dushaka kubivuga kugira abantu bose ntibabimenye cyangwa tuzabakubita ikintu cyo navugaga nawe ego yabaze mudugudu rwaye twiza aho kugira ngo nanone bijye mu zindi nzego zo hejuru twebwe reka twikorera akazi tubashishwagurize inshuti tigire cyane okay noneho nenge mu nama ku karere reka tuzahure ejo tuganire
nta dukore kibazo n'imyitozo nta kibazo igihe tubona uko tubacangacanga tubazirikane bose bagende batahe bave mu mudugudu wacu kuko hari amakundi kumva ngo ibirara ngo kwa bosi ibyo birara jewe nyemerera nico kiraka je nzabyiga ndabizi kuri za siporo nawe n'abari kumumagara kubanguka man boss Karim urashona cyane ndabona uryoshye wakiriye bana abana banjye salama urya neza gusa yes urya nta mafaranga none nta mafaranga abakozi banjye babanzaniye zamari ku buryo dutegeta ukuntu nta kuntu twabiganiraho nta kibazo ndaje kambugane n'umukozi wanjye mu minota mikeya ndaba ngarutse byo okay aferi nayikoze yego najimije kamera negura ibintu byose negereza ngo abahungu baba baraza nategereje ndaheba ndinzeho naho ikintu uri bukore ngiki amafaranga yanjye urayampa bivuze ko bataje mu kazi nta muntu n'umwe waje nategereje ndaheba kandi nabatumye mbere yuko nguhamagara njye nabohereje icyo gukora urakizi aferi nayirangije ndaje nakoze ndabahamagara ndabahana ndaje ndabahana ngubwo amafaranga ndaje ndagushyira kuri konti yawe urumva bose komera bose meze neza yego bose ujye hasi sawa bose ngiye kugira mbatume mujye mu kazi nabahaye na mapu y'uburyo tugiye gukoramo akazi yego bose mukagenda mukica akazi muzi ko mba ndi guhomba bose rero ukuntu byagenze twagiye kuri banki dusanga umutekano waho urakaze hari abapolisi benshi cyane kandi nababwiye ngo iki bari batubwiye ko tuzana imari ariko bose banza urebe wowe banza urebe ariko bose wajya unyizera bose kanze ndebe mwayakuye he bose wowe banza uyarebe bose wowe banza urebe amafaranga none se ntabwo mwamenye banki hape bose mwayakuye haya bose twasanze kuri banki hari abapolisi benshi cyane hari igiciro cyo bita Samuel igihe nari nzi twigize gukorana mbere yego nyitwarira imodoka njye nyijyana ku kazi nagiye rero mpita mbyereka uyu musani wacu turagenda wandi ufite inda nini umwe bakunda kwita papa susu niwe mari umwe twigeze cyagiye muzana amafaranga yego nuwo nguwo mwongeye mumubona andi mafaranga twagiye mu rugo kuwe kurira igipangu none se mubikora ntabwo mwabonwe n'inzego z'umutekano reka bose twabanje kureba neza yuko nta sinyari mbi twatanga cyangwa mugiye kuneza sha abayobozi reka bose jya unyizera ariko bose jya unyizera cyane rwose ariko hari akantu nungutse ibi byo guhora dutinya abapolisi mfite bagenzi banjye muri ofisi nabo ngiye kubakoresha bagiye baturengera mu gihe tuzaba twakoze icyaha badufashe yego bose ntago muzongera gufungwa ngo mumaremo iminsi yego bose bazajya bahita babafungura cyane bose okay ahubwo reka sawa bose mwakoze cyane yego salama meze biteze yego uraryoshye yego bana rye nubona se n'icyana tuba turi kumwe uyu niwe usigaye wita ntabwo ari icyaha mugabo kabisa none se use kandi werekeje narinjiye hano imbere gatoya hari utuntu narinjiye gukorayo nyako ntabwo ndi butinde ninjye n'iki cyanjye kwa murokore
gusa tuzasubira amazi. Ndaryoshye muri iyi minsi nsigaye mfite akazi. sawa turi kumwe. Uri mwiza w'igitego mutarutwa ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga. Uhora mu mutima wanjye nta munsi n'umwe uzigera umburana umutima wanjye. Ndi kumva shefu gukunda Imana niyo ibizi naho abantu bo ntibamenye kandi abizi kumwita uriya mwana ndamushaka. Muzane Mugomba kumuzana kandi ari muzima, atagira n'umukoza n'urwara. Niyo ugomba kuba muzima bwanjye. Mumuzane vuba. sawa boss.